Reka mbaramutse kandi mbifurize gukomeza kugubwa neza, mboneraho kubaha ikaze mu kiganiro cy'amateka tugiye kugirana. Ikaze muri Nkungu, aho umwami Ruganzu wa mbere Bwimba yarigitiye ubwo yajyaga gutabarira igihugu. Nguhaye ikaze muri Nkungu na Munyanga, agace kabarizwamo amateka y'u Rwanda menshi arimo no kuba hararigitiye umwami Ruganzu wa mbere Bwimba ubwo yari yagiyeyo nk'umutabazi w'umucengeri ubwo u Rwanda rwarwanaga n'igihugu cy'i Gisaka mu myaka yo hambere. Icyo gihe umwami w'u Rwanda yararashwe ngo arigitira muri aka gace, hahita hamera igiti cy'umuguruka kidapfa kuboneka henshi. Aya mateka aherereye mu mudugudu wa Kiryango mu kagari ka Nkungu mu murenge wa Munyanga mu karere ka Rwamagana. Iki gice cyahoze ari ku mbibi z'u Rwanda kuko ariho rwagabaniraga n'igihugu cy'i Gisaka. Umukozi w'inteko y'umuco ushinzwe kubungabunga ahantu ndangamurage Nturo Chaste avuga ko muri Nkungu ahari igiti cy'umuguruka kimaze imyaka irenga 60, cyasimbuwe ikindi kinini cyari kimaze imyaka myinshi cyane ariho umwami Ruganzu wa mbere Bwimba yatangiye ahasaga mu 1300 kugeza 1400, aho yahageze aje nk'umutabazi w'umucengeri. Umutabazi w'umucengeri ni imvugo ikoreshwa ku bikomangoma cyangwa umwami mu gihe yabaga agiye kwitangira igihugu kugira ngo abe umutabazi wacyo mu gihe cy'urugamba. Yajyagayo amaze kuragurizwa indagu zikerekana ko niyitangira igihugu amaraso ye azatuma batsinda umwanzi. Nawe ni gutyo yahageze avuye i Sasabirago muri Fumbwe ubwo u Rwanda rwanganaga n'i Gisaka. Nturo yavuze ko kuko umwami Ruganzu wa mbere Bwimba ageze muri aka gace ka Nkungu umwanzi yaje kumurasa, hanyuma bamwe ngo bakavuga ko yahise arigita bityo hamera igiti cy'umuguruka. Amateka avuga ko kandi ashobora kuba yarafashe akababi akakihanaguza aho akajugunye ngo hakamera igiti cy'umuguruka. Iki giti kuva icyo gihe cyari gihari, cyashengutse mu 2001 nyuma y'imyaka hafi 600. Cyareshyaga na metero 200, kikaba cyari gifite umubyimba wa metero zisaga 7. Mutsinzi Claver wavukiye ku musozi wa Nkungu mu 1963 yavuze ko yamenye ubwenge ahari igiti cy'umuguruka ari mu isambu yabo. Hari igiti kinini cyane aho bababwiraga ko iyo ugitemye gato kiva amaraso, ariko byari ukubabeshya kugira ngo batazajya bagisagararira. Ngo cyari igiti kinini cyane ku buryo munsi yacyo harimo umwenge munini wugamwamo n'abahinzi mu gihe cy'imvura. Mutsinzi yavuze ko iki giti cyaje kugwa muri 2001 ariko ngo cyareshyaga na metero zirenga 200 z'uburebure ndetse kikagira umuzenguruko wa metero nk'esheshatu kuko cyari igiti kinini cyane. Rwakagabo Anastase ufite imyaka 84 avuga ko koko nawe yakuze yumva amateka ko muri aka gace ka Kiryango hariho umwami Ruganzu yarigitiye hagahita hamera igiti cy'umuguruka. Kera ngo cyari igiti kinini cyane ku buryo cyasumbaga ibindi byose. Rwakagabo yavuze ko kandi bajyaga barasa imyambi kera bagamije kuyirenza. Icyo giti cyari kirekire cyane, uwakirenzaga ngo yabaga arushije abandi intego. Umurage abato bakura kuri aya mateka. Nturo yavuze ko umurage abato ndetse n'abayobozi bakura kuri aya mateka y'u Rwanda ari ubutwari, bakumva ko bagomba gukotanira igihugu nk'uko ibisekuru byinshi byabigenzaga.
ati nk'umurage uri hano ni ubutwari kuba umwami w'igihugu ubwe yarafashe umwanya akavuga ngo aho kwirirwa tujya gushaka undi mutabazi akemera kwitangaho nk'umutabazi ni umurage w'ubutwari no kwitangira abo uyobora. Yakomeje agira ati urubyiruko turarusaba kuwukomeza bagatera ikirenge mu cy'intwari zabanje. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bo turabasaba gukomeza kubungabunga ibi bimenyetso kugira ngo tugire ibimenyetso mpamyamateka. Kuri ubu abaturage bo muri aka gace ka Nkungu ya Muyange barasaba ubuyobozi kubungabunga aya mateka ku buryo bwiza kugira ngo abakiri bato benshi bajye bahigira umurage w'ubutwari bw'Abanyarwanda bo hambere. Nshuti bakunzi bacu, nizere ko mwasobanukiwe aho umwami Bwimba ngo yarigitiye mu gihe yari agiye kwitangira igihugu. Ngaho mugire ibihe byiza, murabeho, Imana ibarinde.